mwumve Igiswahili. Indirimbo iravuga ngo Baritimayo yari umuntu wasabirizaga, yari afite ubumuga bwo kutabona, ngo yumve Yesu lemenafo melangro deta tolebre desta selema mendo deta selem bele fondestas dengiti silivo mentolebra destas. Ngo yumve urusaku rwinshi rw'abantu, aravuga ngo uwo nguwo ninde watambutse, baramubwira ngo ni umwana wa Dawidi. Rende saterebo ribasara mama. Ndashaka kuyu munsi induru yayo wazanye Yesu akuruhura, Yesu akuruhura mu nduru nyinshi ziri mwisi, mu majwi menshi ari mwisi, ijwi ryawe rizamuke rigere kuri Yesu. Hari amajwi ariyo arabyigana kuri Yesu, hari amajwi ariyo aramagara Yesu, ariko Yesu reka jonjore mw'ijwi riri mwisi miliyari 7 havukamo ijwi ryawe. Aramubwira ngo, aramubaza ngo wewe wataka nikufanyie nini? Aramubaza ngo wowe urashaka gukorera iki? Mimi nataka. Wowe uyu munsi waje guterana mu gatatu, urashaka ko Yesu agukorera iki? Urashaka ko Yesu agukorera iki? Urashaka ko Yesu agukorera iki? Iyi mikrofone izamure papa. Yarangije. Ni wowe urashaka ko Yesu agira gute agukorera iki? The Salemendo forebas. Lengrede taselevo. Reka mubwire igihe nasengaga bishop amaze kumwe muguma ngaho turakorana, ngiye gufata umwanya muto gusa, ariko bwira mugezi wawe ngo uyu munsi agahuru k'abadayimo, agahuru k'abadayimo, agahuru k'abadayimo, agahuru k'abadayimo, agahuru k'abadayimo, agahuru k'abadayimo. Uyu munsi karasha, 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 karasha. Haleluya. Hari izina numvise ndiyo ndasenga ry'umuntu witwa Louise. Ndashaka umuntu witwa Louise, naratangira. Louise, Louise, Louise ni yita umuntu witwa Louise. De fomelas tesabradistas mendan de lebrodestas engeria bala fostas polibridistas celebro. Reka ngubwi uyu munsi hari Imana ituzi n'amazina yacu, hari Imana ituzi n'amazina yacu, iratuziwe izina amazina yacu, iratuziwe izina amazina yacu, ayiwe iratuziwe izina amazina yacu, iratuziwe izina amazina yacu. Mujye kwicarira imwicare. Musumwe nari ngiye kubwiriza kuwa gatatu wari kuwa kane inyamirambo. Imana irambwira ngo hano mu iteraniro haje umugabo witwa Selemani, irambwira ngo haje n'umudamu witwa Karine. Ndabatangaza, maze kubatangaza ikintu cyanangaje ni kimwe. Noneho ndangije kubwiriza, Karine araza atuye ku Kimironko, arambwira ngo mu bantu wavuze ngo nanze kuza, ngo ariko ninjye witwa Karine. Reka nkubwire, Imana iduhamagara ntago ijya yibeshya. Bwana sifiwe sana. Kandi Imana iduhamagara, nariyo ndasenga ntago nafite gahunda yo kuza kwa kuwa gatatu. Pastor arambwira ngo urabize n'ibindi kuzaza kuwa gatatu. Ndamubwira ngo nta kibazo. Ndaryama ngiye gusenga saa 6 z'ijoro, nibwo namubwiye message. Ndamubwira ngo uyu munsi kuwa gatatu hari imirimo n'ibitangaza Imana iri gukora. Ndamubwira ngo bwira umugabo witwa Prince nawazi, kuko nishiye muri Imana yanjyanye mu iteraniro ryo kuwa gatatu mu kuwa mbere twijira kuwa kabiri. Nandikira pasiteri ndamubwira ngo maze ibisi ndi mu masengesho niyo mpamvu ijwi riro kugenda. Ndamubwira ngo kuwa gatatu bwira na Prince aze, kuko nagiye kubona mbona abantu bari bicaye mu tugara, mbona abantu bari bicaye ahantu Imana idashaka. Imana ibakuyeyo, Imana ibakuyeyo, mbona indwara zirukanywe mu ba, mbona ibitangaza bije mu ba. Ndamubwira ngo nyamuneka bwira na Princess, mubwira se, kuko hari imbaraga zigiye gukira, hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga. Nitwa Ndizeye Adamo, nishimye cyane kubona umugabo witwa Peter. Nagiye mubona ahantu henshi ariko sinashoboye kubona amahirwe yo kumubona, ariko uyu munsi nabonye live. Imana iguha umugisha Peter. Nago nagize mbona amahirwe yo kumubona, nigeze kumubona kuri poste, mubona ari muri Hope agiye kuhigisha.
hanyuma nongera kandi kumubona hano nifuje cyane kugira ngo nkubone uyu munsi Imana yakunzaniye. Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Rero turi kumwe n'umugabo witwa David. Prince waraza kuvuga nta kibazo, ariko David ni umugabo w'intwari, tugendanye tubanye, yumvise ko turi buza aravuga ngo nati nanjye turazana. Rero David Imana imumugisha kandi si ubwa mbere ageze ahantu ubwa kabiri, ndibaza ko natwe igihe azaza tuzaza kumushigikira kandi si kera rwose, ni vuba. Wavuga ibya Prince byo ntiyabirangiza kuko ni umugabo twese twakwicara tugatuza akavuga, ariko kuko Imana yabishotse reka tuvuge. Dushimiye Imana tubonye papa wa madame wa bishop, turagushimiye cyane mugabo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha, wabyaye umukobwa mwiza, wamaze ugirishurirwa umushingira bishop. Imana iguha umugisha. Asante sana. Uyu mugabo ni umugabo tukunda twemera twese. Imana yo mwijuru igire gute imumugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo waho wa 10. Yeremiya igice cya mbere ku murongo waho wa 10. Yes celebre desta sefere melans. Dengo de salivere meladoses. Peli minge desta celebras. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 10. Haravuze ngo dore ngushiriye hejuru, dore ngushiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomatanyirize hamwe iri jambo, turasoma ahantu hatatu, ariko reka dukome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 13 ku murongo wa 25, 13 ku murongo wa 25. Yesu ashimwe cyane. 13 ku murongo wa 25 handitswe ngo iki? Bredeta levore staseva ha le detandele fore bredetas. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza ayibura ukungu masaka aragenda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Gaturangirize mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa ibice byaho 5. To destas for mena destas de recredible destas lendere bogoya destas. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 5 ku murongo wa 17. Intumwa zishyirwa mu nzu y'imbohe. Ibyo nibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe we bose, aribo igice cyitwa abasadukayo, buzura ishyari, bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe. Maze nijoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi y'imbohe, akingura inzu y'imbohe, arasohora arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo y'ubugingo. Babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke barigisha. Bakiriyo umutambyi mukuru ajyana n'abari bafatanyije nawe, bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'imbohe kuzana intumwa. Ariko bagiye ntibazisanga mu nzu y'imbohe. Nuko baragaruka barababwira bati inzu y'imbohe dusanze ikinze neza, mumve neza, n'abarinzi bahagaze inyuma y'inzugi, maze dukinguye nitwagira umuntu dusangamo. Umutware w'urusengero n'abatambyi bakuru bumvise ayo magambo bayoberwa iby'intumwa ibyo ari byo, bibaza uko bizamera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bibaza uko bizagira gute bizamera. Abantu benshi bamenyereye inkuru ya mbere iri populaire, Petero afungwa bwa kabiri, ariko ntago iyi nkuru bayizi neza. Iyi ngi Petero yafunzwe kabiri, ubwa gatatu afunzwe yari ari Roma, nibwo yarangije gahunda, yarangije agenda yiwe yo kuvuga ubutumwa, ibyo biba birarangiye. Ariko bwa mbere yari yarafunzwe, afungwa kuri iki gice cya 5 kuri uyu murongo twasomye. Yeremiya ni umwana w'umutambyi, yavukiye mu batambyi, yari yarabonye ibyo abatambyi bakora, yari yarabonye ibyo abatambyi babamo, yari yarabonye ibyo abatambyi bagira, yari yarabonye gukena kw'abatambyi, yari yarabonye ibitutsi by'abatambyi. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bijya bikuraho umugambi w'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka yitegereje kubabazwa kwawe, yitegereje amarira yawe, yitegereje ibibazo byawe, yitegereje aho ugeze, none Uwiteka kugarutseho.
ye la protestante bros ariko nkubwire icyo gihe yaratuye muri Anatoti. Reka ndio ndaza boro nk'abateologe. Anatoti ni umujyi wari utuye hejuru Yerusalemu. Yerusalemu bwari bugufi bwa Anatoti, ariko asohoka mu gicyango, asohoka mu muryango w'abatambyi. Uyu muryango w'abatambyi nuko Yeremiya ngo Imana iramuhamagara. Imaze kumuhamagara avuga ngo genda umwana muto, jewe sinzi kuvuga, jewe sinzi gukora, jewe sinzi gukoreshwa, jewe Uwiteka aravugira ngo humura Yeremiya we, nakumenye utaravuka, utarava mu nda ya nyoko. Reka nkubwire ibyo biro birakuba uyu munsi nagari bishasha. Uwiteka yarabizi, Uwiteka yarabibonye biza, azuko bizarangira. Don't worry, nugira ikibazo, upfa kuba uri kumwe n'umwami, upfa kuba uri kumwe n'umwami. Witinya, yaguhamagaye kera, ikuzi kera, yakubonye kera. Abantu bakubonye ukuze, abantu bakubonye ubwiza ubwanwa, abantu bakubonye uzanye amabere, ariko Uwiteka niyo yitegereza mu nda y'ingumba ikabona ishanga rikomeye, iravuga ngo nakumenye kera. Iravuga ngo nakumenye kera. Iso ataragira gahunda yo kuryamana na nyoko. Ndashimiye Imana. Iyi Imana itareba nk'abana b'abantu, ititegereza abana b'abantu. Abantu batumenya turangije amashuri, bamenya tuvutse, bamenya turangije gardienne, bamenya turangije secondaire, bamenya turangije primaire, ariko hari Imana yatumenye tukiri mu ndaza ba mama, tukiri insoro. Ntago dusizwe ubu ngubu, ntago duhamagaye uwo ngubu. No. Ntago duhamagaye uwo ngubu, duhamagawe tukiri mu ndaza ba mama. Telefone de ta salabrades. Hari igihe umugabo ajya kubita kanyanga akayikubita neza, yataha uruvire rugahaguruka agahita abwira umugore turabizi n'ibindi. Uyu munsi ngize gahunda yuko turyamana. Ntago ari uwo munsi gahunda yaje, ahubwo Uwiteka yarafite agenda. Uwiteka afite agenda uyu munsi yo kukubohora. Uwiteka afite agenda uyu munsi wo kugukuraho wari umaze iminsi uri. Uwiteka afite agenda uyu munsi wo kugushyigikira mu muryango mwiza, muri gahunda nziza, muri plani nziza. Reka sedere mu mirimo myiza. Uwiteka ifite agenda. Iyo mirimo urimo ni plani za Satani. Ubwo burwayi urimo ni ubwambe bwa Satani. Ibyo bushwambagara wambaye ni byambara ya Satani. Ariko Imana ifite gahunda, ifite plan, ifite agenda, ifite plan yo kugukorera ubukwe. Uzabyara retaze brodefo, uzacoroza bizemera, kugutuza muri omoke bizemera, ugiye kubaka bizemera, ugiye kujya mu modoka bizemera, ugiye kujya mu ndege bizemera. Uwiteka afite gahunda kuko yakumenye kera utarava mu nda ya mama wawe. Predestation ntago bigiye kwemera ubu ngubu, ntago bigiye kwemera ubu kuko uburanye n'umuhanuzi, ahubwo bigiye kwemera ubu ngubu kuko Uwiteka yakumenye kera. Harimo gusa ngo uramuhanuza arareba, reka da arebye iby'Imana yashize muri agenda. Ntago anyumvise. Uwiteka ajya yereka abakozi be kuko ije muravuga ngo kuko yaturemeye imirimo myiza ngo kugira ngo tuyigenderemo. Ntago umuhanuzi ari ucreating icyo kintu, ahubwo Imana imwereka gahunda y'umuntu ku buzima bwe, ikavuga ngo ibi ngibi nari nabiteganyije Dafrose, ibi ngibi nari biteganyije Jean, ibi ngibi nari biteganyije Louise, ibi ngibi nari biteganyije Jeannette, ibi ngibi nari biteganyije Dambo, nari biteganyije Prince. Birebe umubwire ngo dore ibyo Imana igiye kugukorera, nta handi bijya biva, ni mu migambi y'Imana. Imigambi y'Imana. Nkunda rero abahanuzi kubera ko nibo abantu bonyine Imana yashizeho bajya bicara muri conference y'Imana. Imana ikababwira ngo nimwicare, de base de la formelas. Imana ikababwira ngo mugire gute, mwicare. Bamara kwicara Imana ikababwira ngo dore kuwa gatatu nzazana iki ngiki, kuwa gatatu bizagenda gutya, kuwa gatatu bazabyara, kuwa gatatu bazambara, kuwa gatatu bazatera byemere, kuwa gatatu uriya mugabo azaza, kuwa gatatu bizaca amagoryi, kuwa gatatu bizazaboneka, kuwa gatatu urugendo ruzasobekwa, kuwa gatatu indwara zizacamo, kuwa gatatu ubukene buzagenda, kuwa gatatu igeze na patasaka ya baba reposatara baba rende satara baba. Yarangiza kwicara mu nama z'Imana bakamanuka
ibisubizo bakaza babyikoreye bakabizana amaterano kwa gatatu bakavuga ngo haguruka roge pfoye warangije kwiga byaranze imiryango yarakugiriye nabi ariko dore uva icyo Imana ivuze 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 ngo dusenga nijoro nagiye kubona mbona ibyaha birarangiye ariko dore uva uko Uwiteka agize gute avuze. Abahanuzi nibo bonyine nirwo rwego rwonyine Imana igizana mu nteko ikavuga ngo nimwumve inama zanjye. Nibo bonyine Yeremiya Imana imuhamagaye rero muri urwo rwego azana sababu nyinshi. Niwe muhanuzi wenyine utashatse umugore, yapfuye ari silibateri. Ariko reka nkubwire, Yeremiya yahanuye ibintu bikomeye cyane. Yahanuye kumanuka kw'ingoma ya Yerusalemu. Icyambere ahanura Yesu, icyakabiri ahanura kujyanwa mu bunyage bw'imyaka 70 muri Babuloni. Ahanura ikintu cyakane gikomeye ari cyo twicaye mu uyu munsi, agakiza k'abanyamahanga. Ya niwe muhanuzi were. Yesaya yavuze umucunguzi, yavuze gucungurwa, ariko ntiyavuga abanyarwanda uko bazacungurwa. Ntiyavuga ukuntu abanyarwanda baziyunga ku ishami de tisa le brodestas nabo bagatangira kunywa ku maraso ya Yesu. Ariko Yeremiya ngo ahagere aravuga ngo ndabona mu banyamahanga Itiro na Sidoni, ndabona ahantu hari hacuza umwijima, ndabona ahantu hatagiraga ibyiringiro, ndabona u Rwanda, ndabona abanyarwanda, ndabona abakobwa, ndabona abasore, ndabona abagabo batari bafite ibyiringiro. Abo ngabo bose nanjye ngize gute mbiherejeho. Niwe muntu wahanuye ubuhanuzi bukomeye cyane. 4e dimension yayijiyemo arinda ataha. Izina Yeremiya yo ndavuga ntago ndinjira mu ijambo. Izina Yeremiya gitwa Yawe urigabanyije ya rivuga ngo uwatumwe. Yeremiya rivuga ngo uwatumwe, cyangwa se mu kindi cyongereza someone who was appointed. Iyo bavuze ngo baappointiza umuntu rivuga ngo babamuhaye ubushobozi n'ububasha bwo gukora iyo mirimo. Iyo president ashizeho premier ministre bavuga ngo appointment cyangwa bo appointinze prime minister, abamuhaye ububasha, abamuhaye ubushobozi. Yeremiya rero izina rye ryari ububasha, byari ubushobozi. Ndagira ngo mbwire ngo kuri ubuzima bwawe niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi bwo guhindura ibyo bintu. Wowe waje uyu munsi ufite ububasha, ufite ubushobozi bwo guhindura ibyo bintu. Niwe maze mu bisubireba, umaze igihe ubyitegereza, umaze ibisubibamo. Ariko uyu munsi ndaje kubwira ngo tuje kurandura, tuje gutera. Ubuzima warubayemo ubwo Satani yateye tugiye kuburandura, tugiye gutera ubw'Imana. Rikasatara mandara brodostasa for malas. Ijambo ryatubwiye ngo iki muri Matayo? Ryatubwiye ngo umuntu asinziriye. Umuntu asinzira rya ni igihe umuntu adamarara. Umuntu akadamarara, yadamarara mu mugisha, yadamarara mu babyeyi, yadamarara muri famiye, yadamarara mu mafaranga. Ariko reka nkubwire, kudamarara kwawe ntago yibuza ko umwijima ukora. No, kudamarara kwawe yibuza ko abarozi bakora. Ngitangira amasengesho y'umwaka, kuva uyu mwaka sindareka. Natangiye uyu mwaka mu masengesho until now. Sinzi iminsi maze kugeramo. Gusa kuwa gatanu ku cyumweru, kuwa gatandatu no ku cyumweru shiramo pause. Ariko umunsi nyatangira twari twimukiye mu nzu nshyashya. Madame arambwira ngo naraye ndose umwana bamutwara. Umwana muto twari tumaze igihe tubyara. Uyu mugabo na Prophet Edouard bari maze ibisomo bagize gute bamumpanuriye. Yarambwira ngo twabuze umwana ngo mu nzozi ngo mbona birakomeye. Nabwira ngo babwire ngo aho twimukiye ntago bahazi, twege tuje ntago batuzi. Ndagira ngo ngo uyu munsi hari icyemezo ugiye gufata, hari icyemezo ugiye gufata. Abarozi utuyemo bagiye kukubona, abarozi umazemo iminsi bagiye kukubona. Bazi ko ari ibisanzwe, bazi ko ari ibisanzwe, ariko ntago bisanzwe. Hari imbaraga ugiye guhabwa, hari imbaraga ugiye kwakira, bakabimenya. Abagendaga hejuru yawe ntago bazongera kugenda hejuru yawe, abagendaga mu byawe ntago bazongera kugera mu byawe. Ahubwo hari imbaraga zisumba byose zikuzamuye, hari imbaraga zisumba byose zije ku buzima bwawe. Ntagira gusenga,
tarabasatara mandaska salaba kuva saa sita kugeza saa 11 likeze ndekrede foto sanderiba mentokora basatari mandata pro britele ndesakaya umunsi wa kabiri mbyutse ndaza kubereka sanga hapfuye inyoni imbere y'umuryango. Imana irambwira ngo icyo gitambo nicyo cyari cy'umwana wawe, ariko imbaraga zakoreraga mu nyoni ziza gusoma makuru ziyajyana ku mupfumu. Nakubise connection hasi uyu munsi ndavuga ngo nawe ndavugana nawe uyu munsi, ndavugana nawe uyu munsi. Ibyakuregaga byose, ibyakurebaga byose, ibyagukamingaga, ibyakuzumangaga, ibyakurebaga byose bikajyana amakoro uyu munsi nibipfe, uyu munsi nibipfe, uyu munsi nibipfe, uyu munsi nibipfe. Ibyabuzaga ubukwe bwawe nibipfe, ibyabuzaga iterambere ryawe nibipfe, ibyabuzaga amashuri yawe nibipfe. Uyu munsi ibintu byose byajyanaga amakoro, yaba ari bigenda hasi, yaba ari ebegoroka, yaba ari bijya mu mazi, yaba ari byo mu kirere, hore posatara baba nibipfe mu izina rya Yesu. Imana irambwira ngo icyo cyari igitambo. Iyo nyoni umwana wawe hari yagiye gusohoka serikei, umva gusenga, umva gusenga, umva gusenga. Nakubwiye ngo uyu munsi turasenga kugira ngo imbaraga zisumba byose zidutwikire. Lebro de Staselema igice cya mbere Luka ku murongo wa 35 marayika aramanuka aramubwira ngo Mariya we urabizi nibindi, hari amakuru nkuzaniye. Arambwira ngo amaye makuru, arambwira ngo hari amakuru nkuzaniye. Mubwiye ngo dore umwuka w'Imana uzakuzaho virgile. Yo haguzeho virgile bivuze ngo biracyakomeje, ngo imbaraga zisumba byose zagutwikira. Ndagira ngo ubwire ngo uyu mugoroba hari imbaraga zisumba byose zigiye gutwikira ubuzima bwawe. Hari imbaraga zisumba byose zigiye gutwikira ubuzima bwawe. Hari imbaraga zisumba byose zigiye gutwikira ubuzima bwawe. Mama ngwino ngubwire de pro de stas element de stas ngwino nyine, ngwino uko nyine zana iyo sharpe niyo shaka cyane, zana iyo sharpe niyo shaka. Bread stas melan bredes conde de la predestas i de bredestos libra de sang de lebro de stas linlen ambos de sesevo pondestas igrididas mento yo sharpe niyo shaka, kuko hari igikuko cy'ubuhanuzi ngiye gukora kuri ubuzima bwawe. Bendestas selebo baramubwira ngo Mariya we urabizi nibindi, hari imbaraga z'umwuka wera zizakuza, ariko virgile imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Dore imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Mu yandi magambo uzi ukuntu Mariya yavuze, tugende. Uzi ukuntu Mariya yaravuze ngo ibyo mbese bizashoboka bite ngo ko nta mugabo mfite. Mu yandi magambo Yosefu yari umwitonzi ku buryo ntabwo yarariye na avance. Yarazi ukuntu Yosefu ateye, yarazi ukuntu Yosefu ameze, ariko imbaraga zisumba byose ziraje zambwira ngo nzagutwikiriza. Uyu mumama imbaraga zisumba byose zigiye kumutwikiriza. Agiye kunyura mu barozi bamureba, agiye kusingira ibyo bamureba, agiye gufata ibyo bamureba. Indwara bari baramuteje zose zigiye kurangira. Kubera iki? Imbaraga zisumba byose. Ikintu cyose kizashaka guhangana nawe kizabanza guhangana n'izi mbaraga. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi hari imbaraga zisumba byose Imana ikwambitse. Ntabwo ugiye guhangana n'izo mbaraga, ahubwo izo mbaraga Imana ikwambitse izo zigiye guhangana. Retose protestangre de to celebre de sas. Haleluya. Ja kwicarira. De stas celebre de sas. Imbaraga zisumba byose. Izo nizo zakingiriye umugabo witwa Kuro ise amaze kumukubita hasi, sekuru amaze kumwihakana, bamushatse kugira ngo bamwice. Uwiteka arambwiye ngo Kuro we wowe ndamije ukuboko kwanjye kw'iburyo. Yala descende vrobesa tesakara ngo nzakubanziriza lendesa kerebo ngo hataringaniye ngire gute mparinganize. Hari imbaraga zigiye kuza imbere yawe, zigiye kugukorera protocol aho utabashaga kwivugira, aho utabashaga kujya, aho herkaya aho utabashaga kugera, aho utabashaga kwivugira, imiryango itarakwemeraga. Hari imbaraga zigiye kubemeza, hari imbaraga zigiye kubemeza. Ugiye kubatumira bove, ugiye kuhamagara bamenye kubera iki imbaraga zisumba byose zakubanje imbere. Ugiye gukora ubukwe, ugiye gucoroza, ugiye kuzamuka kubera imbaraga zisumba byose zakubanje imbere. Imbaraga zisumba byose, imbaraga zisumba byose.
ngana ku musozo kugira ngo dusenge. Twumvise inkuru ya gatatu ivuga umugabo witwa Petero ngo bari hamwe ku munsi wa Pentecote ngo buzuye umwuka wera batangira gukora imirimo n'ibitangaza. Bishop batangiye gukora imirimo n'ibitangaza. Batubwiye ngo abafarisayo n'abasadukayo ngo buzura ishyari. Uzi impamvu abantu bagiye kutwuzurana ishyari? Nuko iby'Imana igiye kudukoresha batigeze babikora. Nta gishyari rugiye uyu munsi. Mama, ntugire ngo ari bawugira ishyari uyu munsi. Nuko barareba inyenyeri yawe bakitegereza ibyo gukora, bakabona se wabo ntiyabikoze, bakabona nyirasenge ntiyabikoze, bakabona sekuru ntiyabikoze, bakabona nyirakuru ntiyabikoze, bakavuga ngo uyu mwana uyu aradukiranye. Kandi reka nkubwire, nubona abantu batatu baguhagurukiye ujye umenya yuko abo batatu haguruka. Muhaguruke mwege batatu, muhaguruke. Umunsi ndigisha nanga ingero nyinshi, ntago mvuze ko ari mwe mugiye kumpagurukira, nimuze ntacyo, ntimugire ubwoba. Nubona ukabona muri kampani ukoramo ukabona abantu barenga batatu baraguhagurukiye, uzikira kiba cyabaye. Uyu nguyu aba yaraguteye kera ntagushobore, uyu nawe akagutera mu mbaraga zose ashoboye ntagushobore, n'uyu nawe akazana amatiku ya nyirakuruza yose ariko ntayugira wowe yose ntagushobore. Dore rero bakicara umunsi umwe Imana ikemera ko bahura bakavuga ngo Adamu buri icyamumara. Uyu agatangira ako Adamu uyu ati nawe warabibonye biriya bintu ko byabaye. Uyu agavuga ati yewe ndamurwaye niyo niyanciyeho mba numva naruka. Bagahita bavuga ngo none reka duhuze umugambi, reka tumutere mu gico kimwe. Reka nkubwire, nukuvuga ngo ibiro by'aba bantu niba ngo afite senka, uyu akaba afite senka, uyu akaba afite senka, si igitano. Bagiye guhangana n'umugabo ufite ibiro 70 bamukubye kabiri, ariko ntago bazamushobora kubera imbaraga zisumba byose, kubera imbaraga zisumba byose. Bishire hamwe babe 500, bishire hamwe babe 1000, bishire hamwe babe 2000, ariko ntago bazagushobora kuko ufite imbaraga zisumba. Ahubwo nani bamwatse bashatse kumukubitira hasi, ariko baravuga ngo nazamuke, bashatse kugira ngo bagukubite hirya y'umurwa, ariko baravuga ngo ahubwo nagume hehe mu murwa. Turi mu gihe cy'imbaraga, turi mu gihe cy'imbaraga, turi mu gihe cy'imbaraga. Umuntu utari bugambara imbaraga muri iyi generation ari busigare, arasigara mu matiko avuga ngo bareba bavikuzimu. Imana yambwiye ngo reka nkubwire, Imana igiye kwambika abakozi bayo imbaraga. Yesalebra de sakare bakaya mama rido santa kaya baporebo peto sonde skaterebo. Imana igiye kwambika abagore imbaraga, hari imbaraga igiye kwambika abagabo, hari imbaraga igiye kwambika abasore, hari imbaraga igiye kwambika abakobwa. Abara bagiye kuba nyebezo, bagiye kogoroka, bagiye kogoroka, bagiye kogoroka, bagiye kogoroka, bagiye kogoroka. Ntago bazongera kugendera hasi, ahubwo mu mwuka bagiye kogoroka, bagiye kuzamuka. Inkuru ya gatatu twasomye ari ya Petero ngo bumva ishyari, ngo babwira procureur bagati urabizi procureur ibi bintu is too much, ariko nta kindi bishop cyari kibateye as a too much, nuko iby'intumwa zakoraga bitari bihwanye n'Abafarisayo. Uyu munsi the bread sas mento crededos. Uyu munsi imbaraga zigiye gukorera muri wowe, hari abantu bagiye kuguhagurukira. Imbaraga zikorera muri we, hari abantu bagiye kuguhagurukira, ariko ntago bazakunesha kubera ko imbaraga zisumba byose zikurimo. Bazahaguruka n'ibyo, bazaguteranya n'ibyo, bazakuvuga n'ibyo, ariko ntibazakunesha kubera imbaraga zisumba byose. Imbaraga zikubita abarose, imbaraga zikubita abapfumo, imbaraga zikubita abakonekone, imbaraga zikubita abarose croix, imbaraga zikubita toshoka y'amatorebo bose teremandebo. Imbaraga zisumba byose. Wibutse ko hari n'imbaraga zindi ziri ku isi. Amashuri ni imbaraga. Iyo umuntu afite masters PhD ni imbaraga, ni imbaraga. Ujya kudepoza nawe ndaga ati no petit ufite humanité bawigiyeho gatoya, hari umuntu ufite masters bakamuha akazi. Ubwiza ni imbaraga. Narabwiye bwira abana, nababwira ngo basireye queen bose uzabarebe, bari abakobwa bitwa basireye queen bose, hari ibintu bitandatu bahuriyeho international ID bafite bose.
ni ukuvuga ngo iya mbere umukobwa w'umusirey queen asa neza mu maso, abazi ko afite agasura keza. Icya kabiri umukobwa w'umusirey queen nta gihanga agira. Icya gatatu umukobwa w'umusirey queen mandala brada sasa, umukobwa w'umusirey queen wo muri Kigali cyangwa international ujya kwigurisha Dubai akajya kwigurisha Hong Kong nta gihanga agira. No, yakigira se yabona umugabo umureba. Izo ni imbaraga z'ubwiza. Ntago amakinga shuwa kwa amaso ye atareba imirari kandi amaso ye atagize icyanogoyemo. Umusirey queen kugira ngo umwice mu maso waca akaguru kubera ko imbaraga akoresha ni maso n'amaso. Leta lebre de sase. Ikindi umusirey queen agira, uzareba abasirey queen rimwe twari tugiye Marriott turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kurya no kwifata neza. Tuhageze tugiye kubura tubona abasirey queen baraturebye badukubitiye ikintu bita clin d'œil. Clin d'œil mu gifaransa ni gutya ngo batwikira ijisho. Kumbe bitambwira umutumishi nambwira ngo ariko arabizi n'ibindi. Aba bakobwa bashobora kuba batuzi kuko turabavuga butumwa kandi kuri social media baratubona. None reka tubaramutse. Umuseriveri aturuka inyuma tugira ngo ya ngo naho babazi bari n'abasirey queen. Iyo babonye umugabo wese aje muri hotel bamukubitira clin d'œil kugira ngo barebe kuko nirwo rushundura rwabo baba bamuteze kugira ngo mufate. Umukobwa w'umusirey queen ntago ajya nywera mu kabari kariko kose kabonetse, ajya kunywera ahantu aza ko azafata umugabo akamukuramo amafaranga byibuze y'amezi 2 ahatuye. Umukobwa w'umusirey queen iyo agiye adafite imodoka ntago atega moto, afata taxi voiture akicara inyuma akavuga ngo handi hose yasigaye, akabwira taximan ngiye muri Serena saa 4 z'ijoro narabona umukiriya ndaguhamagara. Nukuvuga ngo ajya muri Serena umusirey queen afite amafaranga ya taxi voiture amujyana namugarura. Imbaraga z'abasirey queen. Kandi ntago uzasanga umusirey queen ari waranywa byeri ngo twamitsingi peti mitsingi. No. Anywa bière à pression ikirahuri kimwe yakirangiza akanywa 20 agacungiraho umugabo anywa 20. Izo ni imbaraga z'abasirey queen. Ndagira ngubwire ngo uyu munsi Imana izamuye imbaraga zisumba byose. 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 Amafaranga ni imbaraga. Attention. Uzabona umukobwa muremure rwose ufite ikibero w'inzobe wize, ufite umusatsi ugwa umugongo, ufite ukwaresha adafite amenyo y'impingikirane, wize yasize inzara, ariko hakaza agatipe kitwa mabura kagufiya ariko kabyimbanye ikofi. Mabura kitwa mabura kagufiya ariko kabyimbanye ikofi. Ako gati ngwino mangwino easy kanifashije umukobwa mu mama urano kunaresha reba hari hakaza agatipe gaciye gutya kajya ngo ariko sister bimeze gute. None umusista ngo mvaho ukuresha gutyo urabona agiye twakwirana. Agatipe kavuga ati ariko sister bimeze gute, mvaho ariko utu ntago twumva. Reba uresha na mabura urashaka iki? Uzi icyo mabura akora? Aragenda akikoza kuri ATM agasohora ikarita akayishyira mu cyuma akazana amafaranga, yarangiza akajya mu Kagera agashaka V8 0 km akayambika mariba akayambika bakayidekora, yarangiza akayikubita wa mukobwa aravuga ati yo mabura arantwaye. Nukuri kose iriya V8 ni ndende nzamushyiraho tuzareshya. Imana igumugisha. Cyo bita imbaraga z'amafaranga. Wa mukobwa avuga ngo ndakwiyamye ndeka, yabona V8 gusa akavuga ati no iriya V8 iri ukwiresha nzashyira amabura hejuru ngiye musoma ari hejuru ya V8. Imbaraga z'iki z'amafaranga. Wa mugezi wanyu isoko atariko mu basore bari muri Kigali barebare beza, wabuzeho umusore uringaniye akavuga ati muze ceceka yamaye V8 kandi uwo mabura yageze kwa sebukwe ntagavuga byinshi. Urabona muzehe twaraburanye ariko kubw'imirimo myinshi hari impano nifuje kubaha. Agahita bakubita igipango muri Kagarama. Umusaza akavuga ati umukwe n'uyu nguyu
ntago bivuze kubera ko ari mabura, ahubwo ni imbaraga z'amafaranga. Imbaraga z'iki? Z'amafaranga. Ariko ndagira ngo hejuru y'imbaraga z'amafaranga hari imbaraga zisumba byose. Hejuru y'imbaraga z'amafaranga hari imbaraga zisumba byose. Ibyo amafaranga yananiwe hajya hasi Imana, ibyo abarozi bananiwe hajya hasi Imana, ibyo abapfumu bananiwe hajya haza Imana. Ngorera mugenzi wambwira ngo ambara imbaraga zisumba byose. Mbwira mugenzi wambwira ngo ambara imbaraga zisumba byose. Ambara imbaraga zisumba byose. Ambara imbaraga zisumba byose. Zizagucisha ahakomeye. Ba Petero nta kindi kintu Yesu yabasigiye, ndiyo ndasoza. Yarababwiye ngo murabizi n'ibindi. Simbasigiye amakonti, simbasigiye imirima, simbasigiye ubwato musanzwe muzi kurobesha, simbasigiye izindi fire nshyashya, simbabwiye hano amafari ngo mujye mukubita amasomo, amaterapiya, amakapiteni. Oya, ahubwo mbasigiye imbaraga zisumba byose. 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 Ngo barabafata bashyira muri gereza. Iyi nkuru yarandyoheye cyane. Ngo bashyize muri gereza ngo barafunga, bamekinga shuwa ko inkuta zidatoboye. Bareba ku mabati basanga amabati ameze neza, bareba hasi basanga ntihacukuye. Bamaze gushyira imfungwa muri gereza, Petero n'ukuri kose uyu mugabo wari uzi imbaraga zisumba byose avuga ati nta bindi bintu dufitanye byo kugira ngo tuvugane, ahubwo jewe reka nicare mbe ntuje ndebe icyo imbaraga zisumba byose zikora. Ngo nijoro marayika araza, sinzi aho marayika yanyuze, sinzi aho marayika yaciye, abwira Petero, arambwira ngo Petero haguruka tugende, haguruka tugende. Mwese kimwe cya kabiri kiri aha, mwese mwarize. Nimumbwire formule mwize guhera kuri Pythagore, Pascal wakoze calculatrice, Archimede, ngo acengere ngo akingurirwe. Reka nkubwire ibintu byose birarangaye, ibyagugirise byose birarangaye imbere y'imbaraga zisumba byose, ibyaguhambiriye byose birarangaye imbere y'imbaraga zisumba byose. Kongo iki ngo waraboshwe imyaka 38. Sho ndashima Imana ko 38 yageze, kuko iki Imana igiye kugukorera ntago ari kinzira y'umuntu watwise ku mwaka wa mbere, ahubwo igiye kunyuranya, igiye kugwa acceleration, igiye kuguha imbaraga zisumba byose. Abandi bageze kure, ngo bandi ngo bafuguye amatorero ngo ageze kure. No, I don't care where the people start, but I care upon Almighty. I care the power upon Almighty in my life. Ntago ndebe icyo abandi bandushije, ntago ndebe icyo abandi bavugiye, ntago ndebe icyo abandi bavuciye, ahubwo icyo nitayeho, nitaye ku mbaraga zisumba byose zigiye kunwicira, zigiye kunwicira, zigiye kunwicira. Nanjye bagiye kumbona, nanjye bagiye kumbona, ngiye kwicaraho bananze, ngiye kwicaraho bananze, tugiye kwicarana, tugiye kudiringa kubera ko nambaye imbaraga zisumba byose. Petero marayika aramubwira ngo urabizi n'ibindi, ntugira ahandi hantu ujya. Agenda, nta yindi agenda ufite, agenda yo kujya muri nibature ya mu gitondo. Uzasome ngo mu rukerera, ngo nibwo Petero yambwiye ngo ujye mu rusengero. Tuvuze uyu munsi uko byagenze, niko kubona ngo bari bafunze umuntu mageragere mu gitondo, procureur agiye guca urubanza, bagahita babona Adamu bafunze mageragere, haje stati ivuga ngo afite igiterane uyu munsi muri Nazareth. Ntago babyumva. Yarabwiye ngo mugende, ntihagira ahandi hantu mujya, mugende mujye mu itorero muri nibature, ngo mu gitondo mu rukerera ngo bagiye bahagarara mu rusengero batangira kubwira abantu bitangaza. Ntago byarangira ngo bizera, ngo procureur mu gitondo aza yahaza umureti na bya byenda byabo by'umukara n'umweru, nkuko nambaye gutya akantu k'umweru n'ikanzu y'umukara. Dushingiye ku itegeko ry'abasadukaya turavuga ngo nimugende muzane Petero mu nzu y'imbohe. Arababwira ngo nta makuru mufite, ntago mwarebye kuri stati afite igiterane. Nta makuru. Uwari imbohe
afite igiterane, dore igiterane bacyafishije, afite igiterane. Ndagira ngo ubwire ngo wowe abarozi bagushize bagiye kubona afishe yawe, abarozi bagushize bagiye kubona afishe yawe. Warahavuye kera ntago ukiyabarizwa, abarozi bakuzirikiye wavuye kera ntago babimenye. Icyitwa imbaraga zisumba byose nuko zibasiga mu mpaka zibaza ngo bavuyemo gute, baciye ndahageze. Procureur aravuga ati no, kuva nabaho ngewe nitwa procureur, nize business law, niga law, ayo ni amategeko y'ubucuruzi n'amategeko asanzwe, niga international law. Sindabona ahantu nafunze umuntu ngewe ngo bashyireho ingufuri, bashyireho serire, simbizi niba ari kare, niba ari M3, niba ari kangahe, niba ari yari. Nzi ko itegeko natanze ryo kuboha Petero bamuboshye neza. Bagati jewe ntumye abasirikare bagiye kureba Petero mu nzu y'imbohe. Abasirikare nabo so kumvira, barangije ngo baragenda bihuta cyane ngo bagere mu nzu y'imbohe. Babaza abarizi, barabaza ngo ariko Petero bashyizemo aracyarimo. Ikintu cyansekeje mukozi w'Imana ngo nuko n'abarizi ngo batamenye igihe Petero yasohokeye. Waruzi ko abarozi bakuroze bafite ibintu bakumonitaringisha? Ntago bizi. Reka misubiremo. Abarozi bakuroze bo mu muryango y'iwanyu, abarozi bakuroze bo muri quartier, ntago bagusize gutyo gusa, bashizeho maneko z'abasirikare zimenye uko wambaye, zimenye uko wariye, zimenye uko wabyaye. Ariko reka nkubwire, imbaraga zisumba byose zigiye kuza. Bagiye kubona utambuka, bagiye kubona wakira, bagiye kubona ugenda, bagiye kubona utembera, bagiye kubona ubyara, bagiye kubona ufata igitangaza cyawe, bagiye kubona uzamuka indege, bagiye kubona ubona akazi, bagiye kubona ubona promotion, bagiye kubona ubona mariage, bagiye kubona. Haleluya! Je célèbre de star célèbre. Barabaza ngo ye gumwe mu muravuga ibiki? Ngo bafungura gereza ngo basanga Petero ntari. Nakuzaniye inkuru nkubwira ngo aho bakuzirikiye uyu munsi ntago ari hukiri. Kora kunanga ndio dasoza. Kora kunanga ndio dasoza. Ndagira ngo ubwire ngo aho bakuzirikiye, papa, mama, mukobwa, mugabo, aho bakuzirikiye ntago ari hukiri. Bariho barashakira umuzima mu bapfuye, bariho barashakira umuzima mu bapfuye. Tuvuga iki? Tuvuga imbaraga zakuye umugabo mu rufi rukamuruka, imbaraga zisumba byose. Lebre de sa celebre basandara baba. Oh Yesu, Yesu, haguruka dusenga Imana. Hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Hejuru y'abami ndetse na hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Ari hejuru y'abahanuzi, umwami arutifura zo mw'isi. Ego ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe mu biganza. Ari hejuru y'abahanuzi, umwami arutifura zo mw'isi. Ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza. Hejuru hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abami
ijuru y'ibitsimana b'amarayika hariho Imana ikomeye. Ndestas elemandes alibras. Hari imbaraga zisumba byose uyu munsi. Lebre destas. Ndatangaza umuntu wese waje arwaye muri amateraniro atambuke hano imbere. Umuntu wese waje arwaye muri amateraniro. Umuntu wese waje arwaye muri amateraniro. Umuntu wese waje arwaye lebrades. Hari imbaraga, imbaraga zirutse izindi imbaraga zose izo za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga zirutse izindi imbaraga zose izo za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, akiri imbaraga zisoma byose, akiri imbaraga zikiza, akiri imbaraga zikiza, akiri imbaraga zikiza. Uri Imana imbaraga, uri Imana y'ubushobozi, izina rya Yesu. Hari imbaraga zishobora byose, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zikiza. Izina rya Yesu, akira imbaraga zisoma byose. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Imbaraga zisoma byose bidatatwe someje, uri amasamba bidatatwe someje. Uri Imana ikomeye, uri Imana imbaraga, uri Imana y'ubushobozi.